Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 249 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 16 tugere ku bice 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu abwira abigishwa yuko bazarenganywa. Icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Umumaro Umwuka Wera azabagirira. Uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe. Ariko none ndajya ku wantumye kandi muri mwe ntawumbaza ati urajya he? Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka n'iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'iyi si aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa be barabazanya bati ibyo atubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho igihe gito mumbone, kandi ngo kuko njya kuri Data. Kandi bati ibyo ni ibiki ngo igihe gito? Ntituzi ibyo avuze. Yesu amenye ko bashaka kumubaza arababaza ati murabazanya ibyo mbabwiye ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone? Ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore iyo aramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe kandi imitima yanyu izanezerwa, n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ibyo mbibabwiriye mu migani, ariko igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya Data neruye. Uwo munsi muzasaba izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Navuye kuri Data nza mu isi, kandi si ndayivamo nsubire kuri Data. Abigishwa baravuga bati dore noneho ureruye nta mugani uduciriye. Ubu tuzi yuko uzi byose kandi ko utagomba ko umuntu wese agira icyo akubaza, nicyo gituma twizera ko wavuye ku Mana. Yesu arabasubiza ati none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe mukansiga njyenyine. Ariko sindi njyenyine kuko Data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 17. Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya ko
bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Abo wampaye mu isi bamenyesheje izina ryawe. Bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayahaye nabo bakayemera. Bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Nabarinze muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Kandi nanjye niyeza ku bwabo, ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye, Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Njyewe mbe muri bo, nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Data, ukiranuka, ab'isi ntibakumenye, ariko njye narakumenye, n'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 18. Bafata Yesu. Yesu amaze kuvuga ayo magambo, asohokana n'abigishwa be, yambuka umugezi witwa Kidironi. Hariho agashyamba, akajyanamo n'abigishwa be. Kandi na Yuda umugambanira nawe yari azi aho hantu, kuko Yesu yahajyanaga n'abigishwa be kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'abafarisayo, ajyayo afite amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, arabasanganira, arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti. Arababwira ati, ni jye. Na Yuda umugambanira yari ahagararanye nabo. Amaze kubabwira ati, ni jye, bagenza imigongo bagwa hasi. Nuko yongera kubabaza ati, murashaka nde? Bati, ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasubiza ati, mbabwiye ko ari njye. Nuko rero niba ari njye mushaka, mureke aba bagende. Yabivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore, ngo mu bo wampaye sinabuzeho n'umwe. Nuko Simoni Petero yari afite inkota, arayikura, ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Umugaragu yitwaga Maruko. Nuko Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo. Mbese igikombe Data ampaye ne kukinyweraho? Yesu aregerwa imbere ya Kayafa, Petero amwihakana gatatu. Nuko izo ngabo n'umutware wazo n'abagaragu b'Abayuda bafata Yesu, baramuboha, babanza kumujyana kwa Ana, kuko yari sebukwe wa Kayafa, wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka. Kandi Kayafa niwe wagiriye Abayuda inama ati, birakwiriye ko umuntu umwe apfira abantu. Simoni Petero n'undi mwigishwa bakurikira Yesu. Uwo mwigishwa yari azwi n'umutambyi mukuru, yinjirana na Yesu mu rugo rw'umutambyi mukuru. Ariko Petero yari ahagaze hanze ku irembo.
wa mwigishwa wundi wari uzwi n'umutambyi mukuru arasohoka avugana n'umuja ukumira, nuko yinjiza Petero. Uwo muja ukumira abaza Petero ati, mbese aho nawe nturi wo mu bigishwa b'uriya muntu? Aramusubiza ati, oya, sindi umwigishwa we. Abagaragu n'abasirikare bari bahagaze aho bacanye umuriro w'amakara kuko hari imbeho barota, na Petero nawe yari kumwe nabo ahagaze yota. Nuko umutambyi mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be n'ibyo yigishaga. Yesu aramusubiza ati, nigishaga ab'isi neruye iteka nigishiriza mu masinagogi no mu nsengero, aho abayuda bose bateranira, ntacyo navuze rwihishwa. Urambariza iki? Abumvaga ari bubaza ibyo nababwiye, nibo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu basirikare wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati, uku niko usubiza umutambyi mukuru? Yesu aramusubiza ati, niba mvuze ikibi kimpamye, ariko niba ari neza umpoye iki? Nuko Ana amwohereza ari imbohe kuri Kayafa umutambyi mukuru. Ubwo Simoni Petero yari ahagaze yota, baramubaza bati, mbese nawe nturi uwo mu bigishwa be? Arabihakana ati, oya, sindi uwo muri bo. Umwe mu bagaragu b'umutambyi mukuru, mwene wabo w'uwo Petero yaciye ugutwi, aramubaza ati, harya sinakubonye uri kumwe nawe muri ka gashyamba? Petero yongera kubihakana. Muri ako kanya inkoko irabika. Yesu bamujyana kwa Pilato. Bavana Yesu kwa Kayafa bamujyana mu rukiko, hari mu museke. Ubwabo ntibinjira mu rukiko ngo batihumanya bakabura uko barya ibya Pasika. Nuko Pilato arasohoka ajya aho bari ati, uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati, uyu iyaba atakoze icyaha ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, nimumujyane abe ari mwe mumucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Abayuda baramubwira bati, twebwe ntitwemererwa kwica umuntu, ngo ijambo rya Yesu risohore, iryo yavuze rimenyesha urupfu agiye gupfa. Pilato yongera kwinjira mu rukiko, ahamagara Yesu aramubaza ati, wowe uri umwami w'Abayuda? Yesu nawe aramubaza ati, mbese ibyo ubibajije ku bwawe, cyangwa se ni abandi bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati, uragira ngo ndi Umuyuda? Ab'ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo nahabwe Abayuda, ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramusubiza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye ko ndi umwami. Iki ni cyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo mpamye ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo, aherako arasohoka ajya aho Abayuda bari, arababwira ati, njyewe nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo ko mbabohorera imbohe imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda? Ariko bongera gusakuza bati, si we dushaka, ahubwo utubohorere Baraba. Baraba uwo yari umwambuzi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza kandi mubeho munezerewe. Amahoro y'Imana aganze imitima yanyu. Ndabakunda mu izina rya Yesu.